turabasuhuje cyane kandi turashimiye ko muri ko twumva ubu tugaretse muri studio aka kanya kugira ngo turebere hamwe dusesengurire hamwe ibibazo bishobora guturuka kuri iri komatanyirizwa no kujujubya n'amahanga bitewe n'ibirego Kongo idushinja n'abandi bambari bayo. Mu by'ukuri nk'uko mwagiye mubyumva u Rwanda rwagiye ruba target y'abatabwifuriza ibyiza igihe kinini cyane bakarushakaho impamvu mu buryo bumwe cyangwa se buriya, aho izi ntambara rero zo muri Kongo zongeye kuburira nanone bagiye bavuga ko barushinja nyine ko hari ukuboko k'u Rwanda kuri inyuma y'abariye. Mubona ko n'ama breaking news amakomenti atandukanye acicikana hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga no mu binyamakuru bikuru baravuga ngo ni Rwanda backed M23 rebel. Bishobora ngo ni u Rwanda ruri inyuma y'umutwe w'inyeshyamba za M23. Nyamara ko bavuga gutyo nuko bumva hari bavuga ururimi rumwe n'urwo igihugu cyacu gikoresha, nuko se babona dufite icyo duhuriyeho, ariko ubundi mu busanzwe ni abanyekongo. Twongeye tubisubiremo, ni abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda ariko bo muri Kongo. Kongo rero muzi ko yaduteranyije n'abafatanyabikorwa bacu, yakoze ibishoboka byose ngo rero ko Arsenal, Paris Saint-Germain na Bayern Munich ari ama equipe u Rwanda rukorana nayo muri program ya Visit Rwanda, barebe ko bahagarika uwo mubano, barebe ko bahagarika iyo mikoranire. Ibyo byose bigira ingaruka kuki ku bukungu bw'igihugu cyacu, nicyo bashaka. Barangira nanone baturega mu rukiko nyafurika, no kugira ngo nanone bumvikanishe ko u Rwanda ari ruvumwa, bumvikanishe ko u Rwanda rwabiciye abantu, u Rwanda rumereye nabi umutekano w'abanyekongo. Nyamara sibyo, ntabwo u Rwanda na rimwe ruzigera cyangwa se rwigeze cyangwa se na n'uyu munsi rukora ibikorwa byo guhungabanya umutekano w'ikindi gihugu. Abanyarwanda dufite ibibazo bitureba, tugomba gukora, tugashyiramo imbaraga, tukiteza imbere, tukirema amaboko, tukava ku rwego rumwe tukajya ku rundi, tukabera role model ibindi bihugu. Kuko dufite amahoro tugomba kuyabyaza umusaruro tukayakoresha neza. Ntago amahoro dufite ari kubuza abandi amahoro. Cyakora aho byaba ngombwa nkuko mwagiye mubyumva, ingabo zagiye ziya Central Africa, zagiye Mozambique, ibikorwa zahakoze umuntu wese arabibona. Ni ibikorwa byigaragaza bifite ubuzima. Aho ngaho naho u Rwanda barubariza. Ariko ntabwo u Rwanda rukorana n'abantu bashaka guhirika ubutegetsi bw'ahandi ngo bibamarire iki. U Rwanda twaciye muri byinshi byatubabaje, tugufite rero umwanya wo kwiyubaka no kubaka ibindi bihugu bishaka kutwigiraho, ariko nta mwanya dufite namba w'ubuyobozi bwacu bufite wo gusenya ibindi bihugu. Kongo rero kandi yarongeye irakomeje nanone idushinja muri Loni, ivuza ni birego. Mwana mwumvishe madamu uhagarariye Kongo muri Loni arabivuga koko. Madamu uhagarariye ububanyi n'amahanga nawe arabivuga koko bivimuze. Ujya mwumva Moyaya nawe avuga babeshyira u Rwanda ibintu bidafata. Ibyo byose mu matwi y'ababyumva bamwe barabyemera abandi ntibabyemera, ariko mu by'ukuri u Rwanda nta nyungu na nke rwagira mu guhungabanya umutekano w'ibindi bihugu. Hanyuma Kongo kandi baherutse nanone no kudukomanyiriza mu bijyanye n'inzira z'ikirere. Baragira bati u Rwanda muri aya mezi kuzageza mu kwezi kwa gatanu, iyo ni phase 1 cyangwa phase ya mbere, baragira bati indege z'u Rwanda cyangwa zifitanye aho zihuriye n'abanyarwanda ntizemerewe gukoresha iki kibuga cyacu. Ibyo bivuze ikirere, bivuze yuko abagenzi bajyaga za Rusaka, bajyaga za Mozambique, bajyaga hehe, ntibazongera kugenda one way. Ubwo bivuga ko twasigaranye inzira yo gukoresha side ya Uganda cyangwa se side ya Tanzania, tugakomeza Kenya cyangwa se South Sudan, tukabona kongera gukontorona, cyangwa se tugakomeza hirya Cameroon tukongera tukabona kugaruka
muri bice byo muri Afurika y'Amajyepfo. Nkuko musanzwe mubizi n'ubundi ndetse n'ibi ngibi komenyerezwa ingendo muri Afurika zihenze cyane kuruta kuva inanga ujya mu Burayi cyangwa kuva inanga ugenda mu yindi migabane. Ibyo nabyo ni ikindi kibazo tugifite cyo kwikanyiza bituma ingendo zihenda. Hanyuma mwumvishe ko Ubudage nabwo mu ntangi nabwo bwagiye butatworohera bavuga ati tuzahagarika imikoranire namwe, tuzahagarika inkunga yagomba kuzaza bafashe muri ibi n'ibi. Umuryango w'ubumwe bw'Uburayi nawe uragira uti twahagaritse imikoranire n'imishinga yose twari dufitanye namwe, dufitanye n'u Rwanda, kandi tuzakomeza no kubakomanyiriza aho bishoboka byose. Ariko rero binyuriye mu ihumure umuyobozi w'igihugu cyacu atanga aragira ati u Rwanda ntabwo rutinya ibihano. Umunyarwanda aho uri hose, uri imbere mu gihugu, uri hanze y'igihugu, umva ko u Rwanda rutorohewe, rurwanira ishyaka. Fata ikaramu wandika, jya ku nkoranyambuga ukoresha, andika ibyiza byatuma u Rwanda narwo ruvugwa neza. Uri kumva baruvuga nabi nawe ngo wicecekere, kuko ni bene wanyu barwanira ishyaka nawe. Icyo rero u Rwanda rugomba gukora, ariko tutaragera naho ngaho gato, murabizi ko n'u Burundi nabwo bwamaze igihe bwaradufungiye imipaka. Ibyo byose bigira impact kuri ekonomi yacu, ku mibereho y'abaturage bacu. Ariko u Rwanda narwo ntiruba rwicaye ubusa, hari ibyo ruba rwarakoze, hari ibyo rukora n'ibyo ruteganya gukora kugira ngo umuturage w'umunyarwandakazi atazahura n'ibibazo. Kandi dufite ubuyobozi bwiza butureberera, budutekerereza, bukadutera ingabo mu bitugu kugira ngo natwe tubutera ingabo mu bitugu, dukorere hamwe, bityo icyifujwe n'ababanzi b'igihugu, icyifujwe n'abandi bashaka kudusopanyiriza tukabura epfo na ruguru, bazamware babure epfo na ruguru. Cyambere rero buriya nuko u Rwanda rugomba gukora lobbying zishoboka zose zashobora gutesha agaciro ibyifuzo bya Kongo n'abandi bambari bayo bifuza ko twajya mu rwobo. Izo lobbying nziza ziganisha ku gushaka abaterankunga bazima, ziganisha ku gutesha agaciro ibyo byifuzo, ahubwo bakaza bagashaka fact kuri teri. Ni bande barwana muri Kongo? Ntago ari Rwanda backed M23, no, ni M23 fighting for their rights, for their freedom. They need to free their country. Bashaka kuzana amahoro, bashaka abaturage babo bagira amahoro, ntago ari u Rwanda rero. Ikindi u Rwanda rugomba gukora rero ni ugushaka yandi mayira n'abandi bafatanyabikorwa bashyashya. Mu gihe turimo dutakaza abo ngabo, tugomba gushyiraho uburyo buduha abariye bwo gufatanya natwe kugira ngo za mbaraga zatakaye zitaburiramo burundu. Ikindi nanone ni ugushikama, u Rwanda rukishakamo ibisubizo nk'ibisanzwe. Kuva na kera na kare rero u Rwanda ni igihugu kizwiho kwizirika umukanda, kizwiho kwihambira, kizwiho kugira umurava. Si ubwa mbere twaba tubabajwe gutya, si ubwa mbere twaba duhuye n'ibibazo bimeze gutya. Ni ukufatanyiriza hamwe tugaterana ingabo mu bitugu, tugashyigikira igihugu cyacu kugira ngo tubashe kugera aho twifuza. Ikindi rero ni uguhumuriza abaturage ko nta byacitse. Umuturage wumva yuko abarundi bafunze imipaka, indagara ntabwo ziva i Burundi gusa, natwe mu Kivu turazifite. Indagara ntabwo ziva mu Kivu gusa, Tanzania barazigira, Uganda amafara haba. Niba uburyo bumwe bufunzwe, umuturage wikumva ko byacitse, oya tuzahahira n'ahandi. Kandi u Rwanda ntiruba rwicaye ubusa. Komera rero, ibi bihano ntibigutere ubwoba, ahubwo ba maso, usabwe gukorana n'ubuyobozi, we kugendera muri byacitse. Igihugu nta cyabaye, u Rwanda rwashyizeho ingamba. Muzi neza yuko ingengo y'imari yacu yamaze kurenga 50%. Bivuze ngo ntabwo tukikiri cya gihugu aho dusabwa ko abahanga ramutse adatanze inkunga tutabaho. Oya, hari ibikorwa rwose u Rwanda niba mufite ingengo y'imari yanyu mwigenga irengeje 50%, muba mwarakataje. N'izo za Amerika mwumva zigira amadeni muri China atagira uko angana. Si igihugu kibazo rero cyuko abanyaburayi nibatwima inkunga tuzakorana n'Abashinwa, Abashinwa nibazitwima tuzakorana n'Abanyamerika, Abanyamerika nibazitwima tuzakorana n'Abarashi, abo bombe nibazitwima tuzishakamo ibisubizo paka tugeze ku cyifuzo cyo kubaka u Rwanda rwacu dufite. Igihugu twabonye
hamenetse amaraso y'abana bacu, bakuru bacu, ababyeyi bacu. Ntabwo ari igihugu tugomba gukiniramo, ntabwo ari igihugu tugomba gufata minenegwe, ni igihugu tugomba kurwanirira uko bukeye n'uko bwije, tugakora ibishoboka byose byatuma u Rwanda ruhora ku ruhembe rw'umuheto rw'iterambere. Ikindi rero u Rwanda dusabwa cyangwa se rusabwa ni ugukoresha neza ubukungu aho bukenewe, aho bukenewe. Imishinga idakenewe itihutirwa bakayishakira ubundi buryo bundi, kugira ngo bya bindi umuturage ntazabura ubuvuzi, umuturage ntazabure uko yiga, umuturage ntazabure umuhanda acishamo imodoka ajyanye umusaruro ku isoko, umuturage ntazabure umutekano. Ikindi cya nyuma rero ni ukongerera agaciro k'umusaruro usohoka mu gihugu, kongera ibisohoka mu gihugu kugira ngo tubashe kujya gute kubona ya madevize. N'ibyo bintu izo nkunga z'amahanga zije ni sawa, zibuze tugomba gukenera amadevize. Amadevize tuzayakura hehe? Agomba kuva mu byo twohereza hanze. Abaturage rero ni ahanyu, wahinze avoka, shaka uburyo wayikoramo amavuta, aya mavuta azajye ku isoko. Wahinze urutoki, shaka urwo rutoki rwawe kuryo warukoramo wayini, wowe kwenga inzoga gusa ujyana mu kabari hariya bakanywa. Ufite amatunda, ufite iki, shaka uburyo wayahinduramo uyakoremo produit yagenda ku isoko hanze. Ufite izo urahinga imboga, urahinga zigire neza. Ni igihe cyo kwishakamo ubushobozi aho umuntu wese aherereye, kugira ngo turebe ko u Rwanda rutabura stabilité rwatangiye. Ndabakunda rero kandi turi kumwe namwe, mwari kumwe na Isego umusesenguzi wanyu.